Iyi nkuru tuyitangiranye n'abakobwa babiri bari ahantu mu nzu ubona ko atari inzu nini kandi bigaragara ko bibana. Umwe muri abo bakobwa arimo kwitegura ubona ko asa nkaho agiye mu kazi kandi nanone asa nkaho amasaha yamufashe, naho undi waba yicaye muri salo arimo kumwitegereza ukuntu arimo ashyashyana, maze wa undi wicaye akaba aravuze ati sha ari ntakubeshye inshuro nibatagufata birambabaza, ukuntu washyashyanye neza wagira ngo urabizi ko akazi urakabona. Arongera ati ahubwo wibuke wambare za nkweto, ubwo ahita amucira isura amwereka izo nkweto ari kumubwira. Wa undi wari urimo yitegura agira vuba yahise ahagarara arangije ati erega Nina mfite byinshi byo kwitaho kandi nawe urabizi, rero ntabwo nakwicara gusa kandi ari njye byose bireba. Kuri iyi nshuro ndakora ibishoboka byose aka kazi nkabonye, naho ubundi nubwo ntabimenyereye izi nkweto ndazambara ariko zirankoraho pe, nizitamvuna njye ndazivuna. Izo nkweto zari ndende gusa Ariya we ntabwo yaramenyereye kwambara inkweto z'ubwo bwoko. Ubwo yiteguye vuba maze araza asezera wa mugenzi we, maze agiye kugenda Nina ahita amubwira ati ari nutaha ntugire aho unyura, uzi gutakaye dufite umushyitsi. Ubwo Ariya yihuta yahise amusezera maze aragenda. Nongeye kubasuhuza mwese abakomeza kubana natwe inkuru yanjye. Ndashimira by'umwihariko mwese mwamaze gukora subscribe kandi nanashishikariza wowe utarayikora kuyikora kugira ngo ibyo tubategura byose bijye bikugeraho ku gihe. Njye mukomeza kubana nk'uko mubimenyereye ni Kayitesi Ellen. Dukomeje inkuru yacu, Ariya yaravuye aho yari yagiye gukora ikizamini cy'akazi arimo gutaha. Za nkweto yari yambaye zari zamuriye cyane, kuzigendamo byari byamunaniye kubera kutazimenyera. Ubwo yari arimo kugenda acumbagira, ahacamo akanya agahagarara, nyine ubona kuzigenderamo byamunaniye. Ubwo uko yagendaga gutyo gake gake, hari umuhungu uri mu modoka yari iparitse hepfo mu cyerekezo Ariya yari arimo kujyamo. Ubwo yakomeje kuza gake gake ari nako inkweto zimurya, maze agiye kugera kuri ya modoka wa musore arasohoka, araza amuhagarara imbere arangije ati hayi. Ariya aramureba nk'ureba umuntu atazi maze nawe ati hayi. Undi ati nagufasha, ahita areba ku nkweto za Ariya maze Ariya ahita yijijisha maze ati oya meze neza. Undi nawe ati oya wibeshye, nahiriye kare nkwitegereza, bisa nkaho utamenyereye kugenda mu nkweto ndende, gusa ubishatse nagufasha, nshobora kukugeza aho ugiye. Ahita amwereka imodoka. Ubwo Ariya nawe yarahindukiye areba iyo modoka arangije nawe ati warukoze cyane, gusa njye ntahakure, ndaba ndi kukugora ariko warukoze cyane, gusa ariko nta n'impamvu yo kwigora. Ubwo wa musore aguma kumwitegereza maze ati okay, noneho ubwo byanze guma hano ndaje gato. Ubwo ahita agenda, Ariya aguma aho ngaho ahagaze. Byatwaye umwanya utari munini, nuko hashize akanya uwo musore ahita aza afite agakapu mu ntoki. Ubwo araza agahereza Ariya ati nizere ko izo nkweto ziragufasha kugera mu rugo. Ariya arebye ahita amusubiza ka gakapu ati oya ibi ntabwo byari bikwiriye, urakoze pe. Undi nawe ati oya ibyo urimo gutekereza ndabizi ariko ntabwo ari byo, ubu ni ubufasha busanzwe, cyane ko ushobora kubigira ibisanzwe bikarangira ukuyemo n'indwara y'imitsi, rero emera ibyo nkubwira. Ubwo Ariya yahise arebamo afata za nkweto arazambara ati nanjye ubwo nkugiyemo ideni kandi urakoze. Ubwo yakuyemo za zindi yari yambaye maze azishyira mu gakapu agiye kugenda, wa muhungu amuhereza akaboko maze ati nitwa Angelo. Ariya nawe amuha akaboko maze ati nanjye nitwa Mimi. Ubwo Ariya yahise amusezera aragenda ariko asiga amubeshya. Ariya yahise ataha maze akigera mu rugo atangira gutekerereza Nina ibyamubayeho byose, maze arangije Nina aramureba maze ati ndumva wongeye guhura n'ikindi gikomangoma. Ubwo yavuze gutyo Ariya nawe ahita amureba nabi maze Nina ati ari ntundakaye, erega ntabwo ari njye watumye wowe na Ben mutandukana, nubwo wanze kumbwira icyabiteye. Acecekaho gato maze arongera ati ariko njye nabonaga Ben ari umwana mwiza kandi urabizi uburyo yadufashaga no mu kuvura mama. Maze agiye kongera Ariya ahita amucamo ijambo ati ninagarukiraho ibyo birahagije, nyine ntabwo uzi impamvu twatandukanye, buri urimo gutekereza ukuntu namukundaga none byose bikaba byarabaye ubusa. Gusa nyine we sinakubuza kumubera inshuti, ariko nyine ibyanjye nawe byararangiye kandi ntabwo mbyicuza.
nibyo nari nkwiriye gukora. Akivuga gutyo bumvise umuntu ukomanze maze Nina ahita ahindukira areba Ari ati Ari umbabarire ariko yabinsabye. Undi ati inde? Nizere ko atari Ben uje hano. Nina urabizi? Nako ahita agenda arafungura arasohoka amusanga hanze. Ari yasohotse ubona arakaye maze ageze hanze asanga umuhungu uhagaze afite indabo mu ntoki. Maze akimubona Ari n'umujinya mwinshi ati Ben uje gukora iki hano? Na n'ubu urumva utaranyurwa n'igisubizo naguhaye? Ubwo umusore yahise aza amwegera ati Ari please mbarira basi umpa amahirwe ya nyuma, ndagusezeranya ntabwo nzongera kukubabaza ukundi. Ari araseka ati koko urumva koko ukeneye andi mahirwe? Urumva nibura uwagushyira mu mwanya wanjye wakwibabarira? Ben pe ntakubeshye ndagushimira ku bwa byose wankoreye, ariko guhera ubu igakunyibagirwa kuko ubu ntabwo nkiri wa Aliya wari usanzwe uzi imbere. Nanjye ubu nize uko nabaho ntagufite. Ubwo Ari yarangije kubivuga ahita yinjira mu cyumba ahita afunga urugi ari nako arimo kurira. Nina yaramurebaga ariko ntiyagira icyo amuvugisha maze Ari ahita ajya mu cyumba arafunga. Ubwo Nina yahise asohoka asanga Ben hanze agiye kwinjira mu modoka maze aramuhamagara. Ben ahita ahagarara nuko Nina araza amuhagarara iruhande maze ati Ben I'm very sorry, biriya nibyo nari nshoboye. Ari yarakurakariye cyane. Ben nawe ati nta kibazo kandi wakoze. Ugahita yinjira mu modoka aragenda ariko agenda ku mugoroba Ari yarabyutse asanga Nina arimo gutegura ibya nijoro maze amwicara iruhande nuko Nina akimubona ahita ahindukira aramureba maze ati Ari I'm sorry, numvaga nshaka ko wowe na Ben musubirana. Nukuri ntabwo nshaka kubona mubanye gutya. Ari ndi gutekereza ahantu amafaranga y'imiti ya mama azajya ava bikancanga. Ari mama agiye gupfa. Ubwo uko yabivuga ni nako Mariya yari yazinze mu maso maze Ari ahita amufata ku rutugu arangije ati Nina ndabizi biragoye ariko nzabyitaho byose. Nzakwishyurira ishuri kandi n'imiti ya mama nzayimenya. Ndabizi ntabwo byoroshye ariko tuzabicamo. Njye na Ben twatandukanye nabitekerejeho cyane. Ben ntabwo ari mwiza nk'uko bitekereza. Nina uwe humura ndi mukuru wawe kandi ndahari ku bwawe kandi no ku bwa mama nako mwese ndahari ku bwanyu. Ubwo bahise bahoberana ariko bose bababaye barimo no kurira. Ubusanzwe Ari na Nina baravukanaga gusa ntabwo babanaga na mama wabo ndetse n'umuvandimwe wabo. Babaga mu mujyi kuko Ari ariho yakoraga ndetse na Nina akaba ariho yigaga. Ari niwe wari ushinzwe kwita ku by'urugo byose kuko mama we yararwaye cyane. Nta papa wabo bagiraga. Yagombaga kumenya ibitunga mama wabo na mama wabo aho babaga, akita ku ishuri rya Nina ndetse n'ibibatunga nabo aho babaga. Ubwo rero ntabwo byari bimworoheye kandi igihe yakundanaga na Ben yamuhaga byose byabaga bikenewe kuko Ben yari umukire. Ku rundi ruhande nyuma y'iminsi mike mu rugo kwa Ben yari ari muri salo ubona hari ibintu arimo kwitaho ariko abikorera muri mashini. Hari mu masaha ya mu gitondo maze yumva umuntu ukomanze maze akibyumva ahita yiruhutse ati Imana ishimwe arahageze. Ubwo ahita ahaguruka ajya gufungura maze undi arinjira. Angelo niwe wari uje kumureba. Icyo wamenya kuri Angelo na Ben bari inshuti cyane kandi bigaragara nuko bari baziranye kuva kera. Barakundanaga cyane ku buryo abantu benshi bari bazi ko bavukana. Ubwo Angelo akinjira Ben yaramusuhuje nk'abari bamaze igihe batabonana maze Angelo aricara batangira kuganira. Angelo mani warahindutse cyane. Uziko kubera ukuntu wabaye iyo duhura atari uko naguhamagaye ngo zina ari kukuyoberwa. Ubwo ndi nawe yahise yireba arangije ati uretse se ko wenda nateruye nkaba munini hari ikindi nahindutseho. Ben arangije ati wowe ntabwo wabibona. Erega imyaka ishize umuntu atakubona iba ari myinshi. N'amafoto nabonaga ndabona atari ko nakobonaga. Usigaye yarabaye bogari kundusha. Angela araseka bakomeza kuganira batera story. Hashize umwanya bacecekaho gato maze Ben ati ahubwo Angelo hari ikintu nshaka kumfasha kandi ndakwizeye. Ndati kuvuze gutyo nkumva binteye ubwoba.
Ben ubwo ni ibiki? Undi nawe ati nta birenze, hari agakobwa nshaka kuzambabariza ukongera ukakababaza. Ubwo akivuga gutya Angelo yahise aseka cyane ati Ben uvuze ngo iki? Agakobwa? Urantangaje pe, kubera iki se njyewe? Angelo ati mani wivuga gutyo, nuko ari wowe nizeye. Nyine ni umu ex wanjye, yarambabaje aransuzugura hejuru y'ibyo namutayeho byose. Undi nawe ati ariko mani ibyo urabizi ko kuba watakaza amafaranga menshi ku mukobwa bikarangira gukatiye ari ibintu bisanzwe, kuki wumva wamwihorera? Ubwo Ben aramureba ati Angelo, ako gakobwa karambabaje kanca amazi karansuzugura. Arangije arimyoza ati nanjye nshaka ko kazababara kubyo uko yambabaje. Wowe icyo ngusaba ni uko ugenda ukakikundishaho, ndabizi kagira umutima woroshye kazahita kagukunda. Noneho nyuma nzakubwira icyo tuzagakorera kandi icyo bizasaba cyose nzagikora. Angelo wabonaga byamutangaje arangije ati ibyo biroroshye kandi urabizi ko ikikubabaje nanjye kiba kimbabaje, ahubwo nyereka uwo mubebe ushaka ko muhagurukira ubundi nkwereke uko nkora umuti. Ubwo Ben yahise afata telefone ye arebamo ifoto, arangije aramuhereza ati reba neza neza ifoto yamweretse yari iya Aliya. Ubwo undi nawe akibona ahita aseka ati apu uyu ndamuzi, duherutse guhura, twegeze guhuraho gato gusa ariko ni rimwe, sinzi niba kinanyibuka. Ben ahita amwenyuraho gato maze ati noneho ndumva byoroshye, biroroshye kuruta uko nabitekerezaga, wowe kora akazi nzagura. Undi nawe ati bro nta mpamvu yo kugura, ngiye kuba mwifashisha nongere ngaruke muri mode y'ubuzima bwo mu Rwanda, n'ubundi sinabuherukaga, gusa wowe don't worry ndabijyamo. Ubwo Ben yahise amukora mu ntoki ati wowe ndakwizera nta ribi. Iminsi yaricumye maze umunsi umwe Aliya ari kuva ku kazi ari kuri telefone avugana na mama we amubwira uko ibintu bimeze. Ubwo mama yamubajije iby'akazi yatangiye maze Aliya ati mama ka kazi nari ndimo narakaretse, karamvunaga kandi n'ubundi ntinjiza byinshi, ubu natangiye kandi ko biragenda. Ubwo mama we nawe ati mwana wanjye urabizi icyo mwifuriza ni byiza kandi ujye wirinda, ndabizi muri kure yanjye ariko wowe ndakwizeye, ujye urebererana na murumuna wawe, urabizi igihe agezemo kiragoye, aho kuba muri kumwe mba numva mfite icyizere. Aliya nawe ati mama ibyo ndabizi ni inshingano zanjye, ndabizi ko ari njye mwana ufite mukuru, mba ngomba kwita kuri barumuna banjye ndetse nawe. Mama we nawe ati none se hari murateganya nibura kuzadusura ryari? Undi nawe ati ahubwo se mama mbwira kwa muganga bimeze gute, ufata imiti neza cyangwa ni bya bindi byawe? Undi nawe ati ari nyine nubwo ubuzima buba butoroshye ariko imiti ndayifata, ndabizi ko impamvu nyira hari ukubera iyo miti, rero ntabwo nayireka, mba nifuza kubona ahazaza h'abana banjye, urumva rero nakora buri kimwe kugira ngo iminsi yo kubaho kwanjye yicumi. Ubwo ari uko yamanukaga ni nako Angelo nawe yari ari muri wa muhanda azamuka nawe ari kuri telefone avugana na Ben. Ubwo yari arimo kumubaza aho gahunda yigeze maze Angelo ati Ben nawe ntukihutishe ibintu, wowe humura akazi nzagakora, sinabikwemereye. Undi nawe ati ibyo ndabyumva ariko nshaka ko biba vuba, nshaka kuzakabona kababara mu maso yanjye ntacyo nagafasha. Angelo nawe ati ibyo nanjye narabikwemereye, wowe tegereza ubu ndi gushaka uburyo tuzahuza, nta na contact mfite. Ben ati nzi guhese. Undi nawe ati oya nzazishakira, gusa we humura akazi nkariho kandi byose ndabyiteguye. Ubwo akiri kuri telefone yahise abona imbere ye Aliya nko muri metero ebyiri maze ahita yikanga ati mimi. Aliya nawe ahita yikanga ati Angelo. Ubwo Angelo yahise abwira Ben wari kuri telefone ati nkupera gato. Aliya we yarangije kuvugana na mama we maze ati Angelo bite? Undi nawe ati ni byiza, none se kuri kugenda n'amaguru bite byawe? Undi nawe ati ndi kwerekeza muri gare gutega imodoka, wibuke ko ku nshuro ya mbere yaramubeshye ko atahakora. Ubwo Angelo yahise amubaza ati none se niba bitakwangamiye naguherekeza aho muri gare?
ubwo akivuga gutyo Ari yahise yikanga yibutse ko n'ubundi ari muri quartier yaho yabaga, maze ati oya, hari umwana w'inshuti yanjye ngiye kubanza kureba hano hafi, keretse niba bitakubangamiye ko twabanza tukahanyurana. Mu mutima ati mana ndinda kino gisore n'ukuri. Maze Angelo nawe ati oya nta kibazo, ahubwo se wampaye nimero yawe ya telefone tukajya tuvugana. Ari nawe ati cyane, ahubwo nanjye nayishakaga kugira ngo nzabone uko nguha za nkweto zawe. Angelo ahita aseka ati uriseriye se? Bigeze kuri urwo rwego? Reba ikirenge cyanjye. Ari ahita areba ku nkweto Angelo yari yambaye maze ati urabona izi nkweto zankwira? Nta kibazo, ziriya zari zawe. Ari yamwenyura arangije ati okay. Njye nyine ntabwo nashakaga kumfata nk'ababandi. Undi nawe ati oya rwose njye nta kibazo. Ahita areba ku isaha maze ati mimi njye rero amasaha yanjye arageze. Ahita akora mu mufuka w'ipantaro amuhereza aka business card ati iyo niyo nimero yanjye, unyandikire kugira ngo nanjye mbone iyawe. Ahita amusezera Angelo arataha. Ku mugoroba Ari yari ari mu rugo arimo kureba amafoto n'izindi nzibutso ze na Ben, ari no kubona yababaye cyane, amarira yazenze mu maso kandi ari na kure mu ntekerezo. Yatekerezaga ukuntu yakundaga Ben cyane ndetse nabwo kumwikuramo bikaba byaramunaniye, maze akanyuzamo akimyoza. Ubwo noneho yageze ku ifoto yari iriho we na Ben ndetse nabo kwa Ariya. Ubwo ndavuga we na mama we ndetse na Nina n'undi mwana wabo. Maze atangira kuyitegereza cyane, ari nako ibitekerezo byerekeza kure. Mu gihe yari arimo kwitegereza iyo foto, Nina yarinjiye avuye ku ishuri maze aramusoza, ariko Ariya ntiyamwumva. Maze Nina ahita azamuturuka inyuma ahita amupfuka mu maso. Ubwo Ariya yahise yikanga maze aravuga ngo ni Nina. Undi nawe ahita amukuraho amaboko araza amwicara iruhande. Nina yarebye ibintu byose byari bijagaraye aho ku meza, maze ahita areba Ariya maze ati Ari na n'ubu? Maze Ariya ahita yihanagura mu maso ati sinzi impamvu iyo mubonye mpita nibuka Ben. Nina ati indese? Ariya ati Angelo. Nina yikanze Angelo? Si wa muhungu wambwiye mwahuye akakugurira inkweto? None se ni gute akwibutsa Ben? Ariya aramureba ati nyine nanjye sinzi impamvu pe, atuma numva ko hari ikintu mbura, atuma numva nkumbuye Ben, mbega sinzi. Nina sinzi impamvu ni ukuri. Ubwo Nina yahise afata ibiganza bya Ariya arabikomeza cyane ati Ari impamvu urayizi, Ben uracyamukunda. Ari ndakubaha cyane kandi ndakwizera ku buryo nubwo ntazi impamvu watandukanye na Ben numva warakoze ibyari bikwiriye. Ni urugendo rurerure kandi ntabwo byoroshye guhita wibagirwa Ben, gusa ndabizi uzabicamo ndetse uzabishobora, kandi wibuke ko mpari ku bwawe. Igihe cyose uzajya wumva ukeneye umuntu ntuzashidikanye kumbwira. Kandi ikindi, ninde wakubwiye aho nari narabitse ibi bintu? Nina ahita ahaguruka byose arabyegeranya aragenda azana agakapu abishyiramo, arangije ati noneho ahantu ngiye kubishyira ubyibagirwe kuko ntabwo uzongera kubishyira. Ku rundi ruhande iwabo wa Angelo aba avuye muri dushe arimo kwitegura, maze mama we agahita yinjira mu cyumba ati Angelo itegure vuba papa wawe aragushaka mbere yuko ajya kuryama. Maze Angelo nawe ati yego ndaje mu minota 5. Ubwo hashize umwanya Angelo yahise aza asanga papa arimo kureba amakuru, araza amwicara iruhande. Maze papa ahita ahindukira aramureba arangije ati Angelo ntabwo uramenyera? Angelo ati papa ubwo kumenyera ushatse kuvuga ni uko we? Undi nawe ati nshaka ko muri kiriya cyumweru tugiye gutangira uza ugatangira akazi, ibyo wize bigomba kugirira kampani umumaro. Ubwo Angelo amara umwanya atarasubiza, maze papa arongera ati ko mbona bitagushimishije se urashaka ko bizarangira uhindutse umushoferi wa murumuna wawe? Undi nawe ati oya papa biranshimishije cyane, kuba noneho bwa nyuma na nyuma birangiye tugiye gukorana. Undi nawe ati ubwo rero iyi minsi isigaye ube witegura, kuwa mbere utaha uzatangira akazi. Ubwo papa wa Angelo ahita ahaguruka ajya kuryama, na Angelo ahita asubira mu cyumba cye. Ubwo akihagera yahise ahamagara Ben amubwira ibimaze kuba, maze Ben ati noneho nishakira undi mpaka ariya akazi. Angelo ati ibyo se nibyo mvuze? Nigeze nkubwira ko akazi ntazagakora?
Ben ati none se ubwo ni gute uzabifatanya byombi? Angela araseka ati none se kuba ngiye kuba mba muri office bivuze ko ntazabikora? Mani, njye ntabwo ndi umudokiteri nka papa. Akazi kanjye ni ugusinya ku madokima, kandi ibyo ntabwo ari ibintu bigoye. Ntabwo bigoye ku buryo navuga ko ntazabifatanya. Wowe tuza, umwana nzamukubabariza bikurenge. So kumubabaza ushaka? Ben ubwo yarasetse maze ati niyo mpamvu ari wowe nahisemo. Nari mbizi ko utazantenguha. Ubwo bakomeje kuganira maze barangije Angela araryama. Nuko atarasinzira yumva message iraje, arebye asanga ati ahaye, iyo niyo namba yanjye. Ubwo asekamo maze nawe arandika ati hayi, umeze ute? Aguma gutegereza ko hari indi message iza ariko ntiyaza. Ubwo birangira asinziriye. Mu gitondo kwa Aliya na Nina yari arimo kwitegura kujya ku ishuri. Aliya nawe arimo gutunganya ibya mu gitondo, maze bumva message ije kuri telefone ya Aliya, maze bose bahita bahindukira icyarimwe bareba telefone, maze bahita barebana. Nina ati nizere ko noneho akazi wakabonye baguhisemo. Aliya n'ubwoba bwinshi ahita areba muri telefone, maze agisoma Nina ahita abona ararakaye. Nuko Aliya ahita ajugunya telefone mu ntebe maze ati nanone biranze. Ubwo akivuga gutyo bose bahise bacika intege, bamara umwanya nta n'umwe uvuga. Maze Nina ahita avugira hejuru ati wana, ibyo byirengagize. N'ubundi hari ahantu hari aha fake. Uzabona aharenze, ndabizi kandi si ukukubeshya. Uzabona aho baguhemba arutayo wari ugiye kujya uhembwa. Ubwo Nina yariteguye ajya ku ishuri, Aliya asigara aho ngaho atekereza ukuntu umuryango we ugiye kubaho bikamucanga. Yibukaga ko mama akeneye imiti ya buri kwezi, nabwo akumva noneho abuze icyo yakora. Ubwo yagumye ahatekereza icyo yakora yakibuze, maze abona Angela aramuhamagaye. Yabanje kwitunganya neza kugira ngo atumva ko yarababaye, maze aramwitaba. Akitaba Angela yahise yitanguranwa ati mwaramutse. Undi nawe agiye kumusubiza ijwi ryanga gusohoka neza kubera ikiniga yari afite, maze Angela ati umeze neza? Undi nawe ijwi ryanga kuza ati yego, ariko abivuga nabyo bicikacika. Angela arongera ati urabizi ko umeze neza? Kuri iyo nshuro noneho Aliya kwihangana byaramunaniye, maze ahita aturikararira cyane. Angela yakomeje kumubaza uko ameze, maze Aliya ahita amukupa. Ubwo akimukupa Angela yahise ahamagara Ben amubaza aho Aliya aba, maze Ben amuha adresse zaho. Aliya nawe aho yari ari kwihangana byari byamunaniye. Yakomezaga gutekereza ku by'umuryango we, maze akabiburira igisubizo. Ibyo kandi nanone byatumaga atekereza kuri papa wabo wari warapfuye mu myaka yari ishize. Yatekereza ukuntu nyuma yo gupfa kwe byose byahise biba bibi, bigatuma arushaho kurira. Ubwo mu gihe yari akiri muri ibyo, yahise yumva umuntu umukomangiye. Abanza kwikanga maze ariyumanganya, nuko ajya gufungura. Agifungura yahise yikanga ati Angelo. Ahita yigarura ati ni karibu. Ubwo barinjiye baricara bose nta n'umwe uvuga, maze hashize akanya Aliya ahita avuga ati tubakirize iki? Angela ati se ubu hari icyo ra? Mvuye mu rugo nafashe bya mu gitondo. Undi nawe mu mutima ati n'ubundi nta cyari gihari. Maze ati none se ko muje hano mudutunguye? Angela aramureba ati nanjye sinzi ukuntu mfashe umwanzuro nk'uyu, ariko numvaga nta kindi nakora. Aracecekaho maze ati none se hano hamenye gute ko nzi ko ntari narakubwiye? Angela atekereza akanya gato maze ati nyine unyihanganira ariko naragukurikiye menya aho utaha. Ndabizi ni amakosa ariko ndizera ko ubwo niriza urambabarira. Aliya aramureba maze ati okay, ibyo tubiveho, none se uje gukora iki? Undi nawe ati nyine numvise urira cyane bintera ubwoba, narinje kureba ikibazo wari ugize, wenda hari icyo nafasha. Ubwo Aliya ahita asa nk'uwikije umutima ati hari icyo wamfasha? Sha sinyeka ko hari icyo wamfasha, icyakora nyine urakoze, nibura no kuba waje kureba icyo nari mbaye. Angela aramureba ati ndabizi ntabwo ndi umuntu wakizera, ariko nibura hari igihe nanjye nagira icyo mufasha. Ubwo mbwira ikintu wumva ushaka, nibura nako gahinda ufite mu maso kakaba. Ubwo Aliya yahise yimyoza maze ati ndashaka akazi. Urumva wakambonera?
mbonye akazi ko k'ibibazo n'agahinda mfite byashira. Ubwo Angelo yahise asa nk'uwikanze ati akazi bwoko ki? Undi nawe ati ubu rwego ndiho akazi ako ariko kose nagakora. Undi ati none se wize iki? Ari araseka, nize iki? Sinkubwiye ko akazi ako ariko kose nagakora, wowe ndangira niyo kaba ari ako mu rugo, icyo mfa nuko kazajya kampemba. Ari ahita yongera araseka ubona yataye umutwe. Nako narize, nize icungamutungo muri kaminuza, mfite impamyabushobozi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu icungamutungo. Ubwo Angelo nawe ati okay byiza, noneho umpe ibyangombwa byawe byose n'imyirondoro yawe, akazi ndakagushakira kandi nubwo ntazi ikibazo ufite si byiza guhora utekereza ku bibazo byawe kuko bishobora kongera ibibazo aho kubigabanya. Ariya we yari yamupinze cyane, ntiyumvaga ko umuntu nk'uwo nawe usa nk'utagira akazi yamurangira akazi nawe adafite. Ubwo yahise ahaguruka ajya mu cyumba azana envelope irimo ibipapuro byinshi araza abimuhereza, undi nawe abinyuzamo amaso maze ati ndabona byuzuye, noneho ubwo ngiye kubijyamo uzumva baguhamagaye cyangwa baguhaye ubutumwa kuri email, wowe ujye uhora witeguye. Undi nawe arekereza ariko ubona atabihaye agaciro. Ubwo Angelo yahise ahaguruka agiye kugenda asaba Ariya ko atamuherekeza maze aramusezera arataha. Ku mugoroba Nina atashye Ariya yamubwiye ukuntu Angelo yaje ndetse n'ibyo baganiriye byose, maze ati ariko ntubyizere, wabona yagiraga ngo ndekere kubabara, njye sinamwizeye. Nina ati wabona urimo kuvuga gutyo kandi we yari ariseriye. Ariya ahita aseka, simpakanye ko atariseriye ariko se ubundi akazaza agakura he nawe ntako afite? Undi atubwiye n'iki se ko ntako afite, cyangwa se niba atanagakeneye? Undi nawe ati ariko Nina, kuri iyi si ninde muntu udakeneye akazi niyo yaba ari umwana wa Bill Gates? Angelo nzi? Undi nawe ati Angelo uzi? Umuzi utese? Simuhuye kabiri, ubu si bwari ubwa gatatu. Njye icyo nshaka kuvuga nta nubwo ari uko ashobora kuba agafite cyangwa atagafite, gusa ni umwana mwiza. Gereranyije ukuntu wamumbwiye njye numvisha atari nk'abahungu nsanzwe nzi. Ubwo yarahita amureba ati ndakuze ubwo ugiye muri bya indi byawe. Cyakora bibaye ari byo akaba yambonera akazi nawe ngize Imana, kuko mu bintu nkeneye imbere y'ibindi byose n'akazi karimo. Sinzi uko byagenda bikomeje kumera gutya. Twihuse byari muri weekend, Ben yagiye gusura Angelo iwabo barimo kuganira. Ben ababajije Angelo ati harya mani ejo nibwo uzatangira akazi? Angelo ati cyane rwose, ubu ngiye kujya mbyikira mu makote nanjye njya mu kazi. Ben ati rwose bwa nyuma na nyuma ugeze ku byo wifuzaga. Angelo ati umusaza se ko yari yaranze kumpa akazi ngo ubumenyi mfite ntabwo buhagije? Ahita asa nk'uwibutse ikintu ati ahubwo mani kariya gakobwa ko nabonye ari akantu kari aho, ubundi ibyanyu byagenze gute? Ben ahita asa nk'utekerezaho gato ati akahe? Ahita yigarura ati uravuga se Ariya? Angelo ati Ariya niko yitwa se? Undi nawe ati cyane, ntumbwire ko utaramuvugisha na rimwe. Angelo ati wapi twaravuganye ariko iby'amazina twari tutarabibwirana. Maze Ben ati uzabimenya n'ibindi byinshi, ntabwo ari umuntu ugoye kwinjirira, ariko nanone n'incakura nuticunga uzabumbwira. Undi ati ndumva akazi ari danje, none se niki gituma wumva koko ushaka kumwihoreraho ko nabonye ari umuntu usanzwe? Ben ahita ahindura isura arangije asekamo ati urumva se utabishoboye nshaka undi? Angelo ahita aseka ati mani ntabwo nari ndisiriye, ibyo gukora ndabizi kandi nzabikora neza. Twihuse nyuma y'iminsi mike Ariya yari ari iwabo wenyine arimo kumesa imyenda, maze yumva telefone ye irasonnye, aribyo asangana ubutumwa buje kuri email buturutse kuri M&C Hospital. Ubwo yarasomye asanga barimo kumubwira ko akazi yakabonye kazatangira nyuma y'iminsi 2, ariko bazabanza gukora interview. Akibibona yarishimye cyane arasimbuka ari nako asakuza cyane. Ubwo n'ibyishimo byinshi yahise afata telefone ahamagara Angelo, ariko undi ntiyayifata, maze ahita amwandikira message avuga ngo bya bintu by'akazi wambwiraga hari kampani yitwa M&C Private Hospital yandikiye imbwira ko akazi nakabonye, ndabizi ni wowe kandi warakoze cyane, nkugiyemo ideni rya 2.
ubwo yahise ajya kuri website y'iyo kampani ngo amenye amakuru yayo, maze akihagera ahita abona ifoto ya Angelo n'undi muntu, maze akiyibona ahita yikanga ati Angelo. Ubwo yakomeje kuyitegereza cyane iyo foto, ubona ko atarimo kwizera ibyo abona, akayizuminga ngo arebe neza, akongera akayigira ntoya, nanone akongera akayizuminga, mbese nawe byamurenze. Ubwo nanone yarongeye asubira kuri email, arongera asoma bwa butumwa, maze arongera aza hahandi hari ya foto, nanone arongera arayitegereza cyane, maze hashize akanya arahaguruka arabyina cyane, arangije arongera aricara, ubona byamurenze. Ku rundi ruhande kuri MDC Private Hospital, Angelo aba yicaye mu biro bye, maze akumva umuntu arakomanze, undi nawe akamubwira kwinjira. Ubwo hinjiye umugabo ubona ko ari umugabo udakuze cyane, maze araza yicara mu ntebe ziba ziri aho mu biro, batangira kuganira. Angelo, ibyo wambwiye gukora nabikoze, gusa nizere ko uriya mukobwa umwizeye nk'uko wabimbwiye, kuko urabizi ko tutari mu gihe cyo kwakira abakozi bashyashya. Rero abaye atari umukozi mwiza byazadukoraho. Angelo yahise asekamo gake maze ati ndabizi uko byose byifashe, gusa hariya ntabwo yanenguha. Nubwo ntamuzi neza, nabonye ari umuntu uzi gufata inshingano, kandi urabizi ko abantu nk'abo aribo tuba dukeneye. Anko, wowe ntubigireho ikibazo. Ubwo wa mugabo yahise ahaguruka ati Angelo, urabizi njye ndakwizera. Nubwo ukiri mushya mu kazi, ndabizi ko utapfa guhubuka. Namubwiye ko azatangira akazi mu minsi 2, ndetse namubwiye ko azabanza gukora interview. Ubwo rero ni wowe bireba nk'umuntu uhagarariye department y'abakozi, ariko nzabikora nk'uko wabimbwiye, ntugire ikibazo. Ubwo umugabo yahise asohoka, Angelo asigara mu byo yari arimo. Ikintu wamenya kuri uwo mugabo Angelo yita Anko, nuko aba amaze igihe kinini akorana na papa Angelo, kuko baba baratangiranye gukorana uwo mugabo akiri umusore, naho Angelo we akaba yari akiri umwana. Ubwo we na Angelo bari baziranye cyane, ari nayo mpamvu yamwitaga Anko. Angelo abamwubaha cyane ndetse anamwizera, ubwo niwe burimo kumenyereza Angelo akazi. Ku ruhande rwa Aliya w'ibyishimo byari byamurenze, ubwo ari amasaha abanyeshuri arimo bataha bava ku ishuri, maze Nina arataha ageze mu rugo asanga Aliya arimo kuzinga imyenda yambaye ekuteri, arimo kumva indirimbo. Kuko yazumvaga nawe yararirimaga cyane, yari yishimye bigaragara, maze Nina araza amuhagarara iruhande amwitegereza, undi we ntiyamubona, ahubwo noneho yongera volume yaririmbiragaho, maze uko anyeganyega byina ahita yikanga abonye Nina amuhagaze iruhande, maze undi nawe ahita akuramo ekuteri maze ati Nina waje ryari? Uzi ukuntu hanze? Ubwo Nina araseka maze ati ariko wari wiyumva urimo kuririmba? Uri umuntu wa nyuma nzi uririmba neza. Undi nawe ati ubwo utangiye kuzana bya bindi byawe byo kunserereza. Buriya se kumba ndi kugira ngo niyumvire imeze neza, n'ubundi nta marushanwa yo kuririmba nteganya kujyamo. Ahubwo se ku ishuri ntabwo baratangira kubishyuza abura ku mafaranga y'ishuri? Undi nawe ati wapi, batubwiye ko bazatangira kutwishyuza twenda kujya mu bizamini, baduhaye ibyumweru 2. Ubwo yarahita yirohotse ati naringize ngo bari hafi. Ayo nari mfite ngiye kuyishyuramo imiti ya mama, ibyawe bizagira byaciyemo. Ubwo Nina yahise ajyana igikapu mu nzu, maze ahita agaruka ati hari ikintu nibagiye kukubaza, ko mbona mu ndurimo idasanzwe, habaye iki? Kandi ntumbeshye. Ubwo yahise amuha telefone irimo ya email yakiriye, maze Nina akiyibona arasakuza cyane. Undi nawe ahita amubuza ati ariko uzi ko hano turi muri karitsiye, ubu wajya kubona ukabona abaturanyi baje gutabara babaza icyo ubaye. Ubwo Nina yahise amureba cyane ati ibyo mbona nibyo cyangwa ntabwo nabyizera, ngo M&C Private Hospital? Mana we birandenze cyane. Aliya we yari arimo kumwitegereza, maze nawe ati nanjye kugeza ubu ntabwo ndabyakira, ahubwo hari ikindi utarabona. Ahita amwaka telefone, none hashyiraho ya foto ya Angelo n'undi muntu, arongera arayimuhereza. Undi nawe arayitegereza cyane, maze ati uyu se we ninde? Undi ati ni Angelo. Nina ati Angelo? Ubona atangaye cyane, Angelo wa wundi cyangwa hari undi Angelo? Aliya ahita amwaka telefone, maze ati nanjye nuko nabibonye,
cyakora numiwe Nina byandenze. Nina arongera areba ya foto arangije ati sinari nabikubwiye none si uyu mugabo bari kumwe ninde. Cyakora Angelo ni mwiza kuruta uko nabikekaga. Arahita yongera amwaka telefone nawe areba ya foto. Uyu muntu ntabwo muzi uretse ko na Angelo nawe mbona ntamuzi. Njye nari nzi ko ari umuntu usanzwe none cyakora shambuze nicyo navuga. Ubwo Nina yahise yiruhutsa maze ati ari ibyo ntitubitindeho, icy'ingenzi ni uko akazi twashakaga wakabonye. Ubu nibura hari ibigiye gukemuka mu bibazo twari dufite. Uzitware neza bitazongera nk'ubushize. Akivuga gutyo Ari ahita ahindukira maze ati ariko Nina ntitwavuga ngo turangize utazanyemo Beni. Nk'ubwo ibya hariya ko byarangiye ubizanyemo gute? Nina nawe ati Ari ni ukuri mbabarira, ntabwo nari ngamije kukubabaza. Erega ubuzima twabayemo bwose Beni aburimo. Sinzi uko rero nanjye nshiduka yabijemo. Ubwo Ari ahita ahaguruka maze agasohoka, undi nawe agasigara aho mu nzu arimo gusoma ya mesaje. Ku rundi ruhande ubwo aba ari nijoro, Angelo yicaye muri salo arimo kureba muri telefone maze mama we akaza akamwicara iruhande. Angelo ko mbona uri kure mu ntekerezo. Ubwo akivuga gutya Angelo yahise yubura umutwe maze areba mama we asa nk'umwenyura maze ati oya mama, nuko hari utuntu mba nibutse tukankumbuza inshuti zanjye. Ubwo mama ahita nawe asekamo maze ati ahubwo Angelo uvuze gutyo unyibutsa Vivi, amakuru ya Vivi. Angelo ati mama ntakubeshya amakuru ya Vivi mfite ntabwo nizera ko ari aya nyayo. Maze mama ahita amuca mu ijambo ati none se ntabwo mugikundana? Undi nawe ati turakundana ariko nyine nuko bimeze. Ahubwo mama nimba udashaka kumera nabi wareka tugahindura ikiganiro, kuko ibya Vivi mbitekerezaho ari uko nta kindi kintu mfite cyo gutekereza. Ubwo mama ahita yifata ku itama maze ati aha. Angelo arahindukira aramureba ati aha none se habaye iki? Undi nawe ati ariko Angelo ntabwo ujya ureba imyaka ufite, nibura ubu numvaga we na Vivi mubigeze kure none ngo. Arongera ati aha. Ubwo Angelo ahita areba mama we ati ariko mama ubanza waribagiwe imyaka yanjye ku buryo nsigaye narakurambiye? Uzi ko wagira ngo hari undi muntu urimo kukuvugiramo? Ntabwo ndi kwizera ko ari wowe turimo kuganira. Mama we ati cyakora Angelo niba Vivi akubabaza nta mpamvu yo kumwizirikaho. Uri umusore mwiza kandi buri mukobwa yakwifuza. Shaka undi mwana iyo nshinzo yiveho. Ubwo Angelo yahise areba mama we nabi maze undi ahita yigarura ati erega Angelo nanga ikintu cyose cyakubabaza, rero kuko ubona gutyo uri wenyine hejuru ya kariya gakobwa ntabwo binezeza. Angelo nawe ati mama urukundo nkunda Vivi uraruzi, uzi uko rungana. Sinzi rero aho nahera mwikuramo. Ndabizi arambabaza ariko byose nabyihanganira nkabicamo kugeza igihe azisubiriraho. Mama Angelo akibyumva ahita yiruhutsa ati Angelo nanjye icyo nicyo kintera ubwoba, none se bizarangira ryari? Cyakoze nanjye nka mama wawe ndahari kandi nzahora mpari ku bwawe, gusa ariko ibyo nakubwiye ubitekerezeho. Kwa Ariya na Nina baba barimo kuvugana na mama wabo kuri telefone bamubwira ukuntu Ariya yabonye akazi gashyashya. Ubwo Nina niwe tuvuga ati mama uzi ukuntu uwo musore ari ibogare wamukwereka, nta n'ahantu ahuriye na Beni. Ubwo Ariya ahita amureba nabi maze ati rata mama ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi, nyine akazi nzagatangira umusiba ejo. Ni mu ivuriro nzajya nkorera kandi nzajya nkora ibijyanye na bya bindi nize. Ubwo mama ahita avuga ariko avugana ijwi rituje kandi rito cyane maze ati biranshimishije cyane, kandi iyo ndeba ukuntu ukora cyane uvunikira umuryango wawe biranshimisha. Ku bijyanye na Beni byo urabizi umwanzuro wawe ndawubaha kandi nta nubwo nakubaza byinshi, gusa ntukabihunganya cyane bitazica ibindi uzaba ugiyemo, kandi ujye unita no kuri Nina murumuna wawe kuko aho ari urabizi uri papa we kandi ukanaba mama we, rero ujye uhatubera aho tutari. Ubwo harahita yikiriza maze amubwira ko amafaranga y'imiti azayamwoherereza, nuko arakupa ahita areba Nina nabi maze undi nawe ahita atangira kuvuga asaba imbabazi ati
ari mbabarira birancitse. Ariko n'impamvu mbivuze Ben ntabye pe. Umuntu yifate kuko mutandukanye ahita kwirukanisha ku kazi ngo nuko ariwe watumye ukabona. Erega nyuma akizanishwa indabo ngo I'm sorry, ahita yimyoza. Ubuse ko Angela kurangiye akazi mutanakundana. Ahita amuca mu ijambo ati rero ceceka aho twakumvise, burakuza ngo urye umenye ko ejo ufite ishuri. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma maze yagiye kuryama abona Angela aramuhamagaye maze aramwitaba. Nuko Angela ati nizere ko ntagukanguye. Undi nawe ati oya, aya masaha mba ntararyama. Angela ati nari mbanje kwanga kuguhamagara. Kare wampamagaye ntafite uko nakwitaba ariko message nayibonye. Ubwo ahita amwenyuramo maze ati ubu mpamagaye mode y'ibyishimo yashize. Uzi cyagiye ufata telefone ntiwakwiyumvisha ibyishimo nagize nkibona iriya message. Numvaga ndi mu nzozi. Ubwo Angela yahise aseka ati n'ubundi message wanditse yabigaragazaga. Nahise nimagine uko wari wabyakiriye. Maze nawe ati nyine niyo mpamvu. Sha ntakubeshye, nari nzi ko wabimbwiye gusa kugira ngo wenda ndeke kubabara. Ntabwo nari mbyiteze. Undi nawe ati ariko nawe rwose ukumva se narajyanye dokima zawe ngo nzitunge cyangwa. Kiriya gihe nibwo nari numvise umuntu mukuru arira, nyine atari umwana. Rero byatumye mbona agaciro ko kuba waba ufite akazi. Ubwo amara akanya atavuga maze ati ntakubeshye ndi kwibaza uwo uriwe. Angela asekamo gake ati uhumura nibiba ngombwa uzamenya, gusa ndi umuntu usanzwe. Ariko ariya mahirwe wawe ntuzayapfusha ubusa. Nawe urabizi ko iby'akazi biba bimeze. Ahita avugira hejuru ati uhumura rwose sinzagutenguha. Ndi umukozi mwiza ku buryo nanjye mbyiyiziho. Nukuri ntabwo nzagutenguha kandi warakoze cyane. Nzakwitura, iri ni ideni rya kabiri. Mu gitondo yabyutse ategura ibya mu gitondo maze arangije mu gihe Nina nawe arimo kwitegura ahita afata ajenda yatangira kwandika. Maze hashize umwanya Nina araza atangira kunywa icyayi yitegereza Aliya maze atangira kuvuga ati Aliya you can do it. Aliya you are strong enough. Aliya uri umunyabwenge kandi uri umunyembaraga. Maze ahita ahindukira aramureba ati ubwo urimo gushaka uko unyiyenzaho. Sha Nina mba ndi gukora ibishoboka byose. Ntabwo nshaka ko Ben anyangiriza ubuzima. Nina aramureba maze nawe ati ariko ko mbona Ben wamwanze uhubutse. Iyi ajenda yawe nta kindi kirimo kitari Aliya courage, Aliya you can do it, Aliya n'ibindi nk'ibyo. Njye n'ukuri ntabwo binshimisha. Aliya ariruhutsa maze ati ngaho Nina wowe ngira inama y'ikintu nakora. Undi nawe ati si icyo wakora ahubwo witekereza umenye ikigukwiriye kandi kitazakubangamira. Kimwe usubirane na Ben cyangwa ushaka undi. Akivuga gutyo ahita amuvugiramo ati umva ibyo gusubirana na Ben ibyo ntibishoboka kuko nubwo nkunda Ben kandi cyane navuga ko urukundo rwanjye rwayobye. Ibyo gushaka undi byo ntabwo ari umushinga umuntu yicara ngo ategure, birizaniye igihe cyabyo kigeze. Ubwo Nina barangije kunywa icyayi maze agahita ahaguruka ati ari icyo nshaka n'ibyishimo byawe gusa. Sinakubwiye ko mpari ku bwawe, cya Ben kireke ntunagihe umwanya kandi wenda wabona na Angelo. Ahita amucira akajisho undi nawe ahita amusunika bose barasohoka aherekeza Nina ajya ku ishuri. Bidatinze umunsi wo gutangira akazi warageze maze yabyuka kare arimo kwitegura kuko yagombaga kuhagerera rimwe n'abakozi basanzwe bakora. Iryo vuriro yari agiye gukora aho ryari hafi y'aho babaga nk'iminota 15 umuntu agenze n'amaguru. Ubwo Nina nawe wamwerekaga imyenda aragenda yambaye maze amuhana za nkweto ndende maze yari akizibona ahita azanga. Nuko Nina ati ambara zina ariko nizo nziza. Cyagiye nuko wakoze urugendo rurerure n'amaguru kandi ubaho ugiye gukorera ni hafi. Aliya arazireba maze ati Nina urimo kunshuka, ubu se kuko bingendekeye nk'ubushize. Nina nawe ati ariko hari ntugakabye ahubwo utangira uzimenyere kuko akazi ugiye gukora ntikakwemerera kwambara ibyo ubonye byose.
abantu batagucishamo ijisho yewe. Ubwo hariya nazo yarazambaye maze bose basohokera rimwe. Angelo nawe yarabyutse nk'ibisanzwe aritunganya kugira ngo ajye mu kazi, maze akiri muri ibyo yumva telefone ye irasonnye, aribyo asanga ni message ndende cyane Ben amwandikiye. Atarayisoma Ben ahita amuhamagara, undi nawe aramwitaba maze Angelo ahita amubaza ati mani, iyi message wanditse ko inteye ubwoba, message ingana kuriya? Undi nawe ati nanjye kuyandika byangoye cyane, ni ibintu by'ingenzi wamenya kuri Aliya, nanditse bike ibindi nzajya mbiguha gahoro gahoro. Angelo ahita aseka ati ego ko cyakora uranamuzi pe, bihagije. Kuri ibi byose uzongeraho n'ibindi? Ben nawe araseka ati erega mani, ndeseriye cyane, ntabwo nzatuza ntihoreye kuri Aliya, nibura nibwo umutima wanjye uzatuza, ahubwo se ubigeze? Undi ati uyu munsi arakora interview muri kampani ya papa, nta bundi buryo nari kumwiyegereza ntabigenje kuriya. Naho ubundi nimbona umwanya ndasoma biriya wanyandikiye, ibindi nanjye nzagenda mbyivumburira. Ubwo bakomeje kuvugana ari nako amasaha y'icuma Angelo ajya. Aliya we yagezeyo mu ba mbere maze aricara ategereza uwari kumukoresha interview. Ubwo byageze nko mu masaha 4 haza umuntu aramusuhuza amubaza niba ari we witwa Aliya. Undi nawe arikiriza maze amusaba ko yamukurikira, amujyana mu cyumba aho yari bukorere interview amusigamo, amubwira ko urayimukoresha araza mu kanya gato. Ubwo mu gihe Aliya yari yicaye aho ngaho yahise abona telefone y'isoni, yitabye ahita yikanga ati nana kumpamagaye bite, ntabwo wagiye ku ishuri? Ubwo wari umuhamagaye yamubwiye icyo amushakira, maze Aliya akibyumva n'ubwoba bwinshi ahita avuga ati mama, ndaje ngiye gufata imodoka. Ako kanya Aliya yahise asohoka ubona afite igihunga, nuko agenda nta muntu n'umwe abwiye. Agisohoka Angelo n'awa ma-uncle we nabo bahise baza binjira, maze bahageze babura umuntu, nuko wa mukobwa ari waje azanye Aliya ahita yinjira basangamo, bamubaza impamvu Aliya atari muri icyo cyumba, babwira ko binjiye aribwo nawe agisohoka, kandi ko yagiye yihuta cyane, atashobora kuba ahuye n'ikibazo kimutunguye kandi bishobora kuba bikomeye. Jack, ubwo ndavuga wa ma-uncle wa Angelo, yahise ahindukira aramureba, amureba nk'umuntu umutakarije icyizere. Undi nawe arabibona nuko ahita ahindukira areba wa mukobwa ati Kra, ubagezeye ugereje n'igihe agendeye urumva yabageze? Clara nawe ati nibwo akigenda, nimba yakoresheje sanseri ubageze hasi, ariko nimba yakoresheje esikariye ntabwo arahagera. Undi ati okay, ugahita bacaho nta n'umwe avugishije, aragenda ajya muri sanseri. Angelo we yakoresheje sanseri maze akigera hasi ahita ahahurira na Aliya kuko we yari yakoresheje esikariye. Akimubona yaratunguwe kuko Aliya yari arimo kurira, ariko nanone arimo no kwihanagura amarira, amaso yari yatukuye cyane. Ubwo Angelo yahise abona ko afite ikibazo gikomeye, ntiyakirirwa bimubazaho kuko nubwo yari afite gahunda yo guhorera Ben, ubusanzwe Angelo yari umuntu ushyira mu gaciro. Ubwo akimubona yahise amubwira ati ari ugiye, uzi ko amasaha y'interview yawe yageze cyangwa ntabwo ushaka akazi? Ubwo undi yaramurebye buri icyo avuga kubera ikiniga, ariko yihagarara ati mama yarembye, ngiye mu cyaro kumureba. Arongera ati menyihanganiye kuba mbiciye gahunda ariko nta kindi nakora. Ubwo Angelo yahise asa nk'utunguwe, nuko ati I'm sorry, none isabaye ahubwo uragerayo gute? Aliya amubwira aho baba arangije ati ndatega bisi, ahubwo urimo kunyereza. Amuca agiye kugenda, Angelo ahita amufata akaboko arahindukira. Undi ati turajyana. Aliya agiye kuvuga, Angelo ahita amujyana mu modoka ye aramufungurira, bose barinjira baragenda. Batangiye urugendo rwerekeza aho Aliya hari kure cyane. Aliya yagendaga afite ubwoba arimo kurira, ariko adasohora ijwi, ahubwo amarira yari yashoka nawe akagerageza kuyahanagura. Angelo yaramurebaga ariko akabura icyo amubwira kuko atarazi n'icyo mama Aliya arwaye. Nubwo Aliya yari ameze gutyo, yari abizi neza ko Angelo amwitayeho nubwo ntacyo yavugaga. Ubwo bakomeje urugendo nta n'umwe urimo kuvuga,
bagezeho Ari asohoka mu modoka yiruka yerekeza iwabo, undi nawe amuzi inyuma. Ari akihagera arikanze cyane, bigaragarira buri wese wari uri aho ngaho ndetse na Angelo wari umuri inyuma, kubera ukuntu iwabo yahasanze abantu benshi cyane. Ubwo yahise aca muri icyo kivunge cy'abantu yinjira mu nzu, akihagera asangana na murumuna wabo arimo kurira cyane yicaye iruhande rw'igitanda mama wabo yari aryamyeho. Ubwo Ari akibona yahise ahagarara aho yari ageze amera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi, akomeza kureba Nana gusa nta kindi avuga. Nana nawe akimubona yahise aza aramuhobera ari nako arira cyane ati, Ari, mama kuva mu gitondo ntarakanguka, mfite ubwoba ko mama yapfuye. Akivuga ibyo gupfa Ari nibwo yahise asa nk'ugaruye ubwenge, ahita yegera mama we aramunyeganyiza cyane ari nako amuhamagara ariko undi ntiyakoma. Ubwo Ari yakomeje gusakuza gutyo ahamagara mama we. Angelo aho yari ari hanze arabyumva maze nawe ahita yinjira aza mu cyumba ba Ari bari barimo, ahita yigezeho Ari na Nana, nuko yegera mama Ari amukora ku ijosi yumva umutima uracyatera ndetse akindimo no guhumeka. Angelo yahise ahamagara abagabo 3 mu bari aho, baterura mama Ari bamujyana ku ivuriro ryari aho hafi ariko riciriritse. Yajyanye na Ariya n'undi mumama wari inshuti na mama Ariya bari batoranye. Aho kuri iryo vuriro bahamaze umwanya muto kuko hahise haza ambilansi iturutse ku ivuriro ry'iwabo wa Angelo ije gutwara mama Ariya ngo abe ariho ajya kuvurirwa. Ariya yabanje kubyanga kuko ryari ivuriro ry'abakire rirenze ubushobozi bwe, ariko Angelo amubwira ko icyambere ari ubuzima. Ati urabona ukuntu mama wawe ameze, ntavuga, ntanyeganyega, yewe n'ibi byose ntabwo abizi. Akeneye guhura n'abadogiteri bakomeye bakamenya ikibazo afite. Naho ubundi ahita aceceka ati, naho ubundi iki agiye gupfa? Ari arongera ararira cyane, nuko Angelo ahita amwiyegereza aramuhobera maze ati, Ari, biraza kumera neza, don't worry, I promise ko nta kintu kiraba kuri mama wawe. Mu mwanya muto ambilansi yari ihagurutse igendamo Ariya na mama we, naho Angelo asubirana na wa mama mu rugo agiye gufatana na ngo bajyane kuko bari babyumvikanyeho na Ariya ko Nana arabaje bakabana. Mu nzira Angelo na Nana bataha bwari bumaze kugoroba. Angelo yabonaga Nana afite ubwoba maze aramureba ati, nitwa Angelo. Nana nawe aramureba arangije ati, nanjye nitwa Nadia. Angelo ahita amwenyuramo gato ati, niyo mpamvu bakwita Nana? Undi ati, yego, papa niwe wakundaga ko binyita, birangira ari ry'abantu benshi banyita. Undi ati, okay, n'ubundi ka Nana niko keza. None se wiga mu wa kangahe? Nana ati, niga mu wa 5. Angelo ahita asekamo maze ati, wiga mu mwaka umwe n'uwa murumuna wanjye. Ubwo Nana yatangiye kwishima maze ati, ubwo se nawe ugira murumuna wawe? Angelo arongera araseka ati, cyane, afite imyaka 12. Nana tuzi ko twendaga no kungana, njye mfite imyaka 11. Ubwo bose bahita baseka maze birangiye bamara umwanya batujeho maze Nana ahita abaza Angelo ati, urishiri wa Ariya? Angelo aramureba amwenyuramo maze ati, oya, turakorana. Nana ahita asa nk'urakaye ati, maze Angelo ati, none se ko mbona bikubabaje? Nana ati, nari ngize ngo Ariya yabonye undi, nari ngiye kwishima ko none hatakibabaye, none nta nubwo urishiri we. Basi se nta nubwo umukunda? Wenda bikaba byarakunaniye kubimubwira, nzamukubwirire. Ntabwo nkunda kubona Ariya yababaye kubera Ben. Ahita yivuga ku munwa ati, Yesu we, ndamuvuze, ntuzabimubwire. Angelo ahita aseka arebana ati, rero ngiye kukubwira ibanga ariko nawe ntuzarivuge, kuko nubivuga nanjye nzabibwira Ariya ko nzi Ben. Ariya ndamukunda ariko nzabimubwira. Ubwo Nana yahise yishima cyane maze ati, ubwo nawe tubaye inshuti. Ariya ni umwana mwiza cyane, ntuzamubabaze, kuko numubabaza nzagukora nk'ibyo nzakorera Ben. Maze undi ati, Ben uzamukorera iki? Nana aramureba ati, ntabwo mbikubwira, nibanga kuko nawe numubabaza n'ibyo nzagukorera. Bakiri muri ibyo Angelo bahise bamuhamagara, arebye umuntu umuhamagaye asanga ni mama we, aramwitaba maze Nana yumva aravuze ati, mama, hari umurwayi nari nagiye kuzana ahantu kure, ndakeka ko papa ari uri bumwiteho ariyo mpamvu nawe atarataha, ariko n'ubundi nanjye ninda kuhagera.
mama don't worry, twese tumeze neza. Akiva kuri telefone Nana ahita avuga ati noneho ndumva nishimye, mama ari bukire. Angelo uri umwana mwiza, nako umuntu mukuru mwiza. Angelo aramureba ati cyane rwose Nana, humura mama wawe arakira. Arongera ati rero Nana urabona ko bwije, ngiye kukujyana mu rugo uri kumwe na Nina, mama uzamusura ejo kwa muganga, sibyo? Nana nawe arabyemeye. Angelo yabanje kujyana Nana mu rugo aho hariya na Nina babaga, maze ahita ajya kwa muganga. Ahageze asanga hariya yicaye wenyine ku ntebe, maze araza amwicara iruhande ariko hariya atamubonye kubera ukuntu intekerezo zari kure. Ubwo akicara yahise avuga ati Nina ni agasazi. Hariya arikanga ahita ahindukira, arangije amwenyuramo ati uzi ko ntamenye igihe wagereye? Undi ati nibwo mpageze, nabonaga uri kure mu ntekerezo. Undi nawe ati yego. Nana wamugejeje mu rugo? Angelo ati yego byose nabikoze nk'uko wabimbwiye, gusa mufite karumuna kanyu k'akana keza, karasetsa cyane. Ararongera amwenyuramo ati cyane, ameze nka papa neza, ni urwibutso papa yadusigiye, asobanuye byinshi kuri twe. Undi ati ni akana keza, buri wese yakishimira kubana nawe. Ubwo bose bamaze umwanya ntawe uvuga, maze Angelo ahita abaza hari iby'umurwayi. Undi ati bamujyanye kumusuzuma, bambwiye ko biratinda kuko bari busuzume byose, gusa bambajije uko yari asanzwe arwaye, mbabwiye bambwira ko nta kibazo biraza kumera neza. Ubwo ndategereje. Angelo ariruhutsa, bigaragara ko nawe yarahangayitse cyane, maze ati ubwo bavuze gutyo biraza kumera neza. Bakomeje kwicara aho hashize umwanya. Angelo ahita abwira hariya ati ntabwo ushonje se? Undi ati ahubwo se wowe ntabwo ushonje, umunsi wose uzi ko utariye? Angelo aramureba araseka maze azunguza umutwe ati gusa uransubije? Hariya ati ndumva nshonje ariko ibitekerezo mfite ntibinyemerera gutekereza ku nzara. Undi ati noneho n'ubundi abo baratinda, ngwino nkwereka aho tujyana. Ubwo baragiye bajya muri resitora yari iri aho kwa muganga. Barangije barimo kugaruka, Ari ahagararaho gato maze Angelo arahindukira aramureba ati Ari ko uhagaze? Ari ati hari ikintu nshaka kukubwira. Ubwo Angelo nawe arahindukira amuhagarara imbere maze Ari ati Angelo ndashaka kugushimira cyane kubw'uyu munsi, nako kubw'iminsi yose kuva twahura. Sinzi impamvu urimo kunkorera ibi byose, ariko Angelo uri umuntu mwiza. Ari acecekaho gato maze arongera ati nari ngiye kuvuga ko iri ari ideni rya gatatu nkugiyemo, ariko sinzi ko ayo madeni yose nazageraho nkayishyura, ariko icya mbere cyo ndagushimira cyane. Angelo aramwitegereza cyane arangije ati mbonye aho Nana yakuye imico, ni kuri wowe, gusa don't worry, icyo wankeneraho ubufasha cyose nagerageza kugufasha. Ndabizi ubuzima urimo ntabwo bworoshye, ariko njye na Nana ndetse na Nina turahari ku bwawe. Akivuga gutyo Ari ahita amuhobera, bamara umwanya bahoberanye, maze Ari ahita asa nk'uwikanze aramurekura, maze Angelo ati it's fine, nabyo biremewe. Barakomeje bagaruka ahandi bari bahicara umwanya muto, maze abari bari gusuzuma umurwayi bahita baza. Ari bamuha ibisubizo maze aherekeza Angelo atashye, bagenda baganira. Angelo atangira kumusobanurira uko bimeze ati barakwereka aho urara kuko hariya mama wawe arwariye nta barwaza bahajya, keretse iyo muganga bigusabye, gusa naho ni heza nta ribi ryaho. Ariya nawe ati uko waba hameze kose ntacyo hantwara, ahubwo se ko imodoka yawe ntayihari urajya gutega? Undi ati oya, ndatahana na papa, iyanjye bayijyanye kuyoza bazayizana ejo. Bakeye muri ibyo papa Angelo ahita aza, Angelo aramusezera barataha, undi nawe asubira mu bitaro. Ku ruhande rwa Nina na Nana bari bamaze gutegura ibyo kurya, maze Nina ati Nana ngwino uri kurya, ngiye kubanza nsoze gusubiza wakabaduhaye. Nana arabyanga arabanza amutegereze. Nina arangije ati ok, noneho reka ngire vuba hasigaye bike. Nana aguma mu byo yari arimo, maze yashize akanya ahamagara Nina, undi nawe aramwitaba maze aramubaza ati ufite ubwoba? Nina ati ubwoba bw'iki? Nana ati bwa mama. Nina asa nk'uwiruhutsaho maze ati ndabufite ariko tugomba gukomera, sibyo Nana? Nana we araseka ati njye nta bwoba mfite,
undi ati kubera iki? Nana ati Angelo yambwiye ko mama araza kumera neza, ndabizi arakora ibishoboka byose, rero ndamwizeye. Nina nawe ati kandi koko nta mpamvu yo kugira ubwoba kandi Angelo ahari. Gusa nubwo Nina yavugaga gutyo yari abizi byose uko bimeze kuko Angelo yari yabimubwiye igihe yazanaga na Nana. Ubwo yahise abwira Nana ati Nana rero ngwino turye turyame kare, ejo nzazinduka njya kwitegura test dufite. Nana ati none se njye nzasigara hehe? Undi ati uzasigarana na Nina na mama kwa muganga, ibindi uzabimenya ugezeyo. Angelo na papa we bageze mu rugo basanga mama we akibategereje. Ubwo bose babanje kujya kwitunganya, barangije baza ku meza ariko Angelo bababwira ko atarya yariye ahubwo atajya mu cyumba cye. Ubwo mama we na papa bari ku meza barya ari nako baganira, maze mama wa Angelo ati Angelo yambwiye ko uyu munsi atiriwe mu mujyi, ngo hari umurwayi yagiye kuzana mu ntara. Papa Angelo ati yego, ni umukozi mushya muri kampani warwajije umubyeyi kandi yari atuye kure y'umujyi. Undi ati none se kuki ari Angelo wagiyeyo? Papa ati Angelo yagiye aherekeje uwo mukozi mushya kuko ari we wari ugiye kumukoresha interview. Ubwo byarangiye basanze arembye niko guhamagara ku bitaro bohereza ambulance ijya kumuzana. Undi ati Angelo muri iyi minsi arimo kuntangaza, aho yaviriye hanze yarahindutse cyane, yabaye undi Angelo ntarinze. Papa we nawe ati nanjye byabaye uyu munsi byanshimishije cyane, sinzi icyabaye kuri Angelo kugira ngo ahinduke kuriya, ariko byatumye umwana wacu aba umuntu nyamuntu. Undi ati nanjye sindi kubyiyumvisha, none se ubwo uwo mukozi nawe muramugabanyiriza nk'abandi? Papa Angelo ati cyane rwose, nawe arishyura 20% kuko n'ubundi twasanze yari yamaze kujya muri sisiteme, kandi urabizi ko umukozi wacu wese we n'abo mu miryango ye bose bagabanyirizwa 80%. Ubwo rero nawe yagize amahirwe kuba yari ari muri sisiteme. Angelo nawe yari ari mu cyumba arimo kureba ifoto ya Vivi ariko ubona ababaye cyane, nuko akomeza kureba amafoto maze agera ku ifoto abona ntabwo asanzwe ayizi, maze akomeza kwitegereza ubona atazi uburyo yageze muri telefone ye. Hashize umwanya ahita aseka ati ni Kanana. Buriya iyi foto igihe yambwiraga ngo mutize fone agiye kurebamo game, arongera araseka. Ahashize umwanya arimo gutekereza ku byabaye uwo munsi maze atangira kuvugira mu mutima ati Ben, ubu nzashobora kuguhorera. Angelo yakomeje kwibaza byinshi kuri Aliya n'umuryango we, ari nako yibaza ku migambi Ben afitiye Aliya akayiburira igisubizo. Amasaha yakomeje kwicuma, mu gitondo Nina na Nana babyukira kwa muganga bagiye kureba Aliya na mama wabo, ariko Nina ntiyatindayo kuko yari afite kujya ku ishuri. Nana yasigaranye na Aliya ari nako amubaza utubazo twinshi, ariko Aliya we atari kumwumva kubera ko aba ahugiye mu bibazo byinshi bya mama we, yataye umutwe maze areba Nana ati Nana noneho ndumva mbuze n'ibyo nkusubiza, uzi ubugumye hano hari ahantu ngiye ntabwo ndi butinde sibyo? Aliya ahita agenda, Nana asigara aho ngaho. Nana yagumye aho Aliya yari yamusize, agezeho nk'umwana ararambirwa atangira kuzenguruka aho mu bitaro bigera naho agera hanze. Angelo nawe mu gitondo aba yaje ku kazi yazindutse kuko aba yazanye na papa we mu modoka imwe. Ubwo bagera aho kwa muganga baba bagisohoka mu modoka, Angelo akabona Nana amurebeye inyuma mu kirahuri cy'imodoka. Ubwo amubona arimo kwerekeza ku marembo asohoka ibitaro. Bwa mbere abanza kugira ngo n'undi mwana, ariko yamwitegereza neza akabona niwe kuko aba yanambaye agakote gasa nk'ako ejo yari yambaye igihe bari bari kumwe. Angelo ahita asohoka mu modoka agakurikirana na yamugera akamuhamagara, undi nawe agahindukira agahita aza yiruka akamuhobera. Nuko Angelo akamubaza ati ugiye he? Undi nawe ati Aliya yagiye kureba muganga nsiga njyenyine none irungu ryanyishe. Angelo akamureba agatangara ati none se ubwo wari ugiye he? Nana ati nyine narindi gutembera gusa. Angelo aramureba akabura icyo amukorera maze akamufata akaboko bakajyana kureba Aliya. Aliya nibwo bavuye aho aba yagiye, ageze aho yasize Nana akamubura, atangira kugenda abaza abantu bari aho nimba baba bigeze babona aho Nana yagiye. Ubwo atangira kubabwira uko ameze, ikigero cy'imyaka arimo n'ukuntu yari yambaye. Yakomeje kugenda abaza ariko abura uwaba yamubonye, maze ahita abona Nana ari kumwe na Angelo amufashe akaboko baza bamusanga. Ahita yiruhutse ati Nana ibintu wari unkoze ni ibiki? Uzi ukuntu nari mpangayitse nibaza ahantu waba ugiye? Angelo ahita arebana na maze ati mufasha agiye gusohoka ibitaro. Nana uri agasazi.
arahita afatana n'akaboko amubaza aho yaragiye, undi ati numvaga mfite urungu. Ari nawe ati Imana ishimwe ko Angelo yahagereye mu gihe, ubu se kuko nari kugushakira. Ahita aribanjira acecekaho gato maze ati Angelo urakoze cyane. Undi ati nakoze iki? Nyine wakoze ku bwa byose, ubu mama barimo kumwitaho kubera wowe, rero sinzi icyo navuga kuko byandenze. Angelo yahise amubwira ko nta mpamvu yo kumushimira, biri mu nshingano ze mu kwita ku bakozi. Maze arangije ati wibuke ko ubundi boss wawe, rero ntabwo nagutererana kandi mbona nshoboye kugufasha, ahubwo se umurwayi ameze ati. Ari ati ntabwo ari akanguka ariko basanze nta kindi kibazo kidasanzwe yari afite, ahubwo nuko yari amaze igihe kinini adafata imiti, ubwo rero ntegereje ko akanguka. Angelo ati okay, none se nanaraguma gutya? Ndavuga araguma hano mu bitaro nta muntu n'umwe wo kumwitaho afite? Ari arahindukira arebana narangije ati yego turirirwana, nta handi afite yajya keretse kugumana nanjye hano. Angelo ati natekerezaga ko niba bishoboka wareka akaba agiye mu rugo. Akivuga gutyo Ari ahita amuca mu ijambo ati mu rugo iwanyu? Angelo ati yego, yaba ari kumwe na Ari kuko bo muri iyi minsi ntabwo bari kwiga, bari mu biruhuko, rero mu gihe atarabona ishuri naha wawuretse akazajya yirirwa mu rugo aho kwirirwa hano. Ubwo Ari yarahindukiye arebana na Nana maze ati duha akanya gato tubiganireho. Angelo ati nta kibazo. Ari na Nana bagiye hirya gato, Ari atangira kumbwira ati Nana ibyo Angelo avuze wabyumvise, ntabwo twagumana hano kandi nanjye ntari hamwe, ugiye kubura iwabo uri kumwe na murumuna we ku mugoroba, Nina nava ku ishuri araza kukureba sibyo? Nana ahita aseka ati cyane rwose biranshimishije cyane. Ari ati uretse kwishima se ntarabyemeza, ugiye kuhajya ariko kuri kondisiyo, niwitwara nabi turashwana sibyo? Witonde, ndabwira Ninaze kukureba hakiri kare. Ubwo bamaze kuvugana basubira aho Angelo yari ahagaze, maze Ari ati Angelo nta kibazo, nanarazi iwanyu, ariko ataravuga undi ahita amuca mu ijambo ati ibyo birabaye, izindi kondisiyo zose ndazemera, ahubwo reka mbwira umushoferi wo mu rugo aze kumutwara. Angelo yarongeye amubaza nimba yiteguye gukora interview maze agatangira akazi, maze Ari arabyemera. Amasaha akomeje kugenda ari nako iminsi yicuma, bigira ubwo mama Ari akanguka akava muri koma. Ubwo byari muri weekend, Ari na mama we barimo kuganira. Ariko mama, niki cyatumye wanga kugura imiti kandi amafaranga narayakohererezaga? Reba iyo hagira ikintu kibi kikubaho, urumva twari kubaho gute kandi ari wowe mubyeyi twari dusigaranye? Mama atangira kuvuga ati Ari, iyo ndi kubona ukuntu watangiye kuvunikira umuryango wawe ukiri muto birambabaza, kandi nta n'ikintu mbona nabikoraho. Rimwe na rimwe mbona ndi umutwaro kuri mwe abana banjye, cyane cyane wowe. Amafaranga yose wari umaze igihe unyoherereza muri aya mezi ashize ndacyayafite. Ari amarira yazenze mu maso maze avugana ikiniga ati none se mama, wumvaga iyo upfa aribwo twari kubaho neza? Papa yaragiye adusigira wowe, none nawe washakaga kugenda ukadusiga twenyine. Mama, nakora buri kimwe ku bwanyu, ariko mwese nkababona iruhande rwanjye. Ubwo bahise bahoberana, bakiri muri ibyo Nina araza ababwira ko we na Nana bagiye gutaha. Ku rundi ruhande Angelo bari mu rugo maze akumva umuntu ukomanze ku cyumba cy'agahita yinjira, yareba agasanga ni Ari maze ati Ari ni wowe? Araraza akamwicara iruhande maze akareba Angelo cyane, maze Angelo ati Ari iyo uri kundeba gutyo hari ikintu uba ushaka, urashaka iki? Arati Angelo wazaretse nkazajya gusura Nadia. Angelo aseka turi kuvugana na? Undi ati yego, ubushize namwemereye ko nanjye nzamusura, none ndi kugusaba uruhushya. Undi ati none se ko cyari njye urimo kurusaba, mama yarukwimye? Arati mama yambwiye ko ari wowe uhazi, ngo niwemera ko uzanjyanayo nawe azanyemerera. Angelo ati noneho reka tuzabipange tuzajyanayo. Arahise asohoka yishimye, maze akigenda Angelo bahita bamuhamagara kuri telefone, arebye asanga ni Bene aramwita. Angelo ko wabuze? Ni ukubera akazi kenshi? Undi ati sha byihorere, akazi ni danje, ibaze ko nanjye nsigaye naribuze, mbona akanya muri weekend kandi nabwo akenshi mba mfite ibyo nkorera mu rugo, urumva rero kuboneka ntihatari. Bene ati sha njye urabizi nta cyandutira kuryoshya, ubu ndi mu kabari nari nzi ko ugiye kuhansanga tukarara tunywa bugacya. Angelo araseka ati man, uzi ko ukiri wa wundi na n'ubu urara mu kabari bukarinda bucya? Bene ati ahubwo utambwira ko wabaye idage ku buryo utakibikora, ahubwo uvuze gutyo uranyibutsa Ari waramufatishije? Angelo ati nibyo nyirimo,
undi ati none se ko numva byagutwaye igihe kinini nk'aho ushaka kumwigaho bidasanzwe. Angela ati wapi, nyine nibyo by'akazi byatumye ntabibamo cyane. Ben ati none se uba ufite akazi? Undi ati wapi, ndi home gutyo gusa. Ben ahita avuga ati rero uyu niwo mwanya wa nyawo wo kumubeshya ukamusaba ko mukundana, cyangwa niba udahari ngiye umbwire nshaka undi winkorera mu bundi buryo, kuko gahunda mfite urayizi kandi nta cyankoma mu nkokora. Angela abanza gutekerezaho gato maze ati oya, ahubwo unyunguye igitekerezo, reka njye kumureba nonaha. Angela yahise akupa amara umwanya arimo gutekereza impamvu Ben akomeje umugambi wo guhemukira Aliya. Hashize umwanya ahita asohoka ajya mu modoka aragenda. Byari bimaze kuba nijoro nko mu masaa moya, Aliya ari kwa muganga abona Angela amwandikiye message amubwira ngo amusange muri office. Aliya yabanje kwikanga ariko ahita azamuka yerekezayo. Yari ageze asanga Angela ahagaze hanze ya office ye inakinze maze ati boss, ko mumamagaye amasaha hari ikihe kibazo? Angela ati iryo zina ntabwo ndimenyereye, ari wowe ubinyita. Aliya nawe ati none se njye nturi boss wanjye? Undi nawe ati njye nkunda iyo unyise Angela. Ubwo ahita avuga ati yego Angela, n'ubundi nanjye niryo nkunda, boss riramvuna ku buryo ntinya ko bizatuma munyirukana. Ibyo bivuga arimo guseka, arebye abona Angela arimo kumureba cyane maze ahita yigarura arikaruma. Bamaze umwanya bahagaze aho nta n'umwe urimo kuvuga, maze ahita asa nk'ugururijwe ati none se Angela, kuri hano muri aya masaha kandi turi no muri weekend? Angela aramwitegereza maze ati Mimi, ahita aceceka. Ahita yikanga yibutse ko iryo zina ryo yamubeshye ko ariko yitwa bwa mbere bahura. Agiye kugira icyo avuga, Angela ahita amutanga ati nta kidasanzwe, nuko nari ndi mu rugo ndi njyenyine nkumvira ngo riranyishe, nkibuka ko nawe aya masaha uri wenyine nkavuga nti reka nze nkusure. Aliya amureba nk'umuntu utanyuzwe n'igisubizo amuhaye maze Angela ati ntabwo ubishaka se? Utabishaka nta kibazo nataha. Aliya araseka ati biranshimishije cyane, ahubwo ikibazo ni turaguma hano? Angela ati oya, nuko nanze kukubwira ngo nsange muri parikingi. Baramanutse batangira kugenda batembera aho mu bitaro kuko hari ubusitani bunini cyane. Uko bagendaga niko baganiraga maze Angela ati Mimi, nkubaza akantu? Undi nawe ati nta kibazo. Angela ati ni iki kintu utinya mu buzima bwawe? Nyine utinya ku buryo kucyakira iyo bikubayeho bikugora. Aliya yabanje gutekereza gake maze ati ntinya kubura umuntu nkunda. Undi ati ubwo se ushatse kuvuga ko nta break up wari wakora? Aliya asa nk'umwenyuramo gake maze ati narayikoze. Angela ati imwe gusa se? Aliya ati yego, ngira umu ex umwe gusa. Ahubwo se ko numvishe bigutangaje? Angela ati ibaze ko njye ntazi umubare w'aba ex ngira kubera uburyo ari benshi, ariko banza baramukundaga cyane kuko byonyine kuba ari we muntu wakunze gusa birandenze. Aliya ati rimwe na rimwe njya nibaza niba koko inkuru yacu y'urukundo yararangiye. Angela ati niba numvishe neza uracyamukunda? Aliya ati yego cyane, na n'ubu kumwikuramo byarananiye. Undi ati none se niwe wagukatiye? Uwo muntu yaba ari idage, umuntu wanze umukobwa nka Aliya? Sha nta wundi nkawe azigera abona. Aliya arongera ati oya, ni njye wamukatiye. Uretse kuba nari narasajijwe n'urukundo namukundaga, ntabwo yari umuntu mwiza. Nasanze yaranshakagaho ibitandukanye n'ibyo njye namushakagaho. Nibura nubwo twatandukanye hari byinshi bibi nahunze, kandi Imana ishimwe ko nabikoze hakiri kare. Naho ibyo kumwikuramo byo ndabizi bizangora ariko nzabishobora. Angela amaze kumva ibyo byose atangira gutekereza imico ya Ben kuko yari amuzi kuva kera, maze atangira kuvugira mu mutima ati Ben, na n'ubu uracyari wa wundi? Mu gihe kiri muri ibyo Aliya ahita amukora hati uko wagiye kure mu bitekerezo, mbwira nawe inkuru yawe y'urukundo. Maze Angela arahindukira aramureba ati iyanjye iratandukanye. Nk'uko nabikubwiye mfite aba ex benshi, ariko byatewe nanjye wa mbere uko mbere nari imeze. Gusa kugeza ubu mfite umukobwa nkunda ariko nananiwe kubimubwira. Aliya ahita aseka cyane ati nari nzi ko ibintu nk'ibyo bitakunanira. None yewe, njye rero nagufasha, mumbwire mbikugiremo. Maze Angela mu mutima ati mbabariye ariko bino ngomba kubikora. Maze ati urashaka kumumenya?
Ariya yahise yubura umutwe areba Angelo mu maso, dore ko Angelo yanamusumbaga cyane, maze azunguza umutwe amwemerera ati cyane rwose ndashaka kumenya uwo mukobwa wabuze uko ubwira ko umukunda. Angelo yahise amwegera amufata ibiganza byombi aramwitegereza cyane. Ariya nawe atangira kugira ubwoba, maze Angelo mu gihe akimwitegereza ahita amubwira ati Ari, ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Akivuga gutyo Ariya yahise amwiya kubona afite ubwoba bwinshi cyane, atangira kugenda yegera inyuma asa nk'umuhunga, ari nako avuga ati no ntabwo bishoboka Angelo, ntabwo bishoboka. Angelo nawe yageragezaga gutera intambwe amusanga, ariko Ariya ahita avuga ati Angelo gumaho uri winyegera. Ibyo bivuga azunguza umutwe, maze Angelo ahagarara aho yari ageze maze ati kubera iki? Kuki bidashoboka? Ni ukubera se umu ex wawe? Ni ukubera Beni? Uracyamukunda se? Ibyo byose abimubazaga Ariya yahagaze hamwe yipfutse ku munwa, ari nako amarira yisuka nta kintu arimo kuvuga. Ubwo Angelo yahise amwegera aramuhobera, Ariya nawe isukurira cyane ararira yivayo. Bamaze umwanya bahagaze aho, Ariya arimo kurira cyane, ageze aha araceceka ahita yiyaka Angelo yitunganya mu maso maze ati Angelo, I'm sorry, ntabwo nakabaye nitwara gutya. Angelo nawe ati oya, it's fine, ahubwo mbabariye nanjye ntabwo nakabaye nkubwira ibyo nari nkubwiye. Bahise bicara ku gatebe kari aho muri jardin, maze Ariya atangira kumubwira ati sinzi impamvu kumwikuramo byananiye, ubanza ari uko yari we rukundo rwanjye rwa mbere. Ubu mba nibaza amaherezo yabyo nkabura igisubizo. Rimwe na rimwe mba numva uko nagerageza kose n'ubundi bizarangira nongeye kubabara nk'uko mbere byagenze, rero bigatuma numva ntashaka kongera gukunda. Ubwo Angelo yari amuteze amatwi maze ati nimba se atari ukukwivangira mu buzima nakubaza icyatumye mutandukana. Undi ati izindi ngeso zose ze narazihanganiraga, ariko umunsi umwe yarampamagaye ngo musange iwe aranshaka. Mpageze nsanga ari kumwe n'undi mukobwa mu cyumba, barangije ibyo bari barimo arasohoka, ansanga muri salo arangije arambwira ati izi ni ingaruka z'uko wanze kwemera ibyo nagusabye ngo tujye turyamana. Akivuga gutyo Angelo yaratangaye cyane maze ati Beni yarabikoze? Ndumva yaba ari umusazi kuguhamagara ngo uzi urebe ko asigaye aryamana n'abandi bakobwa. Oh my god, ntago nabyizera. Ariya ati byarabaye, igitangaje ni ukuntu ibyo byose byabaye ndetse n'ibindi byose ntakubwiye, ariko n'ubundi nkaba numva nta mwanga. Ntabwo numva ko amasezerano yose namusezeranyije yaba yari aya fake. Naramukundaga cyane. Angelo yahise amwiryamisha ku rutugu rwe, Ariya arongera ararira cyane. Nanone hashize akanya kirimo kurira, maze birangiye Angelo aramureba ati Ari, ukeneye andi mahirwe mu rukundo, kandi kuguma wiyumvisha ko byose bizagenda kuriya ntabwo ari sawa. Njye ndahari kandi nzaguma negereje kugeza igihe uzaba witeguye kumpa nanjye amahirwe, kandi ndagusezeranya ko nzakubera byose waburiye kuri Beni. Icyo ntegereje ni amahirwe uzampa yo kugerageza nkigaragaza. Ariya nta kindi yamusubije, ahubwo yahise ahaguruka aramusezera. Undi nawe aramuherekeza amugeza aho yari ari kurara aho kwa muganga, maze nawe yinjira mu modoka arataha. Mu nzira agenda agatekereza ku byo Ariya yamubwiye kuri Beni, maze agacishamo akimyoza kubera ukuntu Beni yari yaramubwiye ko Ariya ariwe wamubabaje kandi amubeshyera. Ku ruhande rwa Ariya nawe mbere yuko ajya kuryama yabanje gucaho mama we yari ari, maze akimugeraho asanga mama we ntabwo arasinzira, ariko mama we akimubona ahita yikanga kubera ukuntu amaso yari yatukuye, maze ati Ari, wabaye iki? Umaze kurira? Ariya ati mama ibyo tubireke, ahubwo se kutarasinzira byagenze ute? Mama we ati suzi ko se ejo bazansezerera, ndimo kwibazaho amafaranga y'ibitaro azaturuka. Ariya ati mama nimba ari ibyo wihangayika, amafaranga arahari. Mama Ariya ati Ari, ko mbizi ko ibi bitaro bihenda cyane nta naho bihuriye naho nivurizaga, ayo mafaranga azavahe? Ariya ati ariko mama wagiye ugabanya guhangayika, wowe tuza kandi unasinzira, ejo tuzataha, ibindi uzabimbaze turi mu rugo.
ryama uruhuke, ejo nzazindukira mu kuzuza ibisabwa, bazadusezerera ku mugoroba. Amasaha yakomeje kwicuma buracya, maze ari mu gitondo aho Nina na Nana baba bari, Nina barimo kwitegura kujya ku ishuri, naho Nana we aba yicaye muri salo arimo kumwitegereza. Maze Nina aramureba ati, ariko Nana, urabona umushoferi atari buze agasanga utararangiza kwitegura? Nana ati, Mango se ko ari umuntu mwiza, n'ubundi ntabwo yansiga. Nina ati, Mango niko yitwa se? Nana araseka ati, niko aramwita, sinzi impamvu ariko niwe wenyine ubimwita, abandi bamwita Ango. Nina ati, rero gira vuba utamukereza, kandi wibuke ko uyu munsi ari wo wa nyuma kuko mama baramusezerera uyu munsi. Nana ati, yego ndabizi, Angelo yarabimbwiye, ariko nzajya nsubirayo gusura ari, sibyo? Nawe azaza kunsura yarabinyemereye. Nina ati, ndumva mububanye, gira vuba rero udatuma nanjye nkererwa. Ariya nawe yabyutse ajya mu kubarisha yuzuza n'ibindi bisabwa kugira ngo mama we bamusezerere. Ubwo yageze aho bamubarira amafaranga, maze bamuhereje fagitire ayirebye arikanga cyane, maze ahita abaza uwari uyimuhaye ati, sori gato, mushobora kuba mwibeshye, twe tumazemo icyumweru. Undi ati, yego, none se ufite ikihe kibazo? Ariya ati, none se niyo mafaranga turishyura? Undi nawe ati, yego nayo. Ariya yagumye ahagaze yibaza ibibaye, ntabwo yarimo kwakira ko iminsi yose bamaze mu bitaro bari kwishyura amafaranga 31,560 yonyine. Umurwayi bamuhaga byose yakeneraga nta na kimwe yimenyeye. Ubwo uko yagumye aho ni nako yibazaga nimba ari Angelo waba wabikoze, ariko nanone akumva nta kuntu yahindura sisitemu y'ibitaro. Yumvaga ko abaye wenda ari we wabikoze bamuha fagitire y'amafaranga menshi, ariko bakamubaza make kuko wenda ndi yaba ari Angelo wayatanze. Ku rundi ruhande, Angelo nawe aba ari muri ofisi ye arimo kwibaza byinshi kuri Ben na Aliya, maze agahita afata telefone ye agahamagara Ben. Ubwo Ben yaramwitabye ati, Angelo, noneho uranyihamagariye, nizere ko ugiye kumbwira inkuru nziza. Ubwo Angelo yahise amubwira atuje kandi ariseriye ku buryo na Ben yahise yikanga ati, mani, Aliya namusabye ko dukundana ariko yabyanze. Ben ati, Aliya ndamuzi wana, ntabwo yahita kwemerera, ariko buriya azemera. Angelo arongera ati, uzi impamvu yanyanze se? Ben araceceka ntiyagira icyo avuga, maze Angelo ati, aracyagukunda. Akivuga gutyo, Ben yaracecetse ntiyagira ikintu avuga, maze Angelo ati, ko ntacyo uvuga se? Urumva nyuma y'ibyo wakoze byose akaba akigukunda nta kintu wavuga? Ben, cyakora sinzi icyo nakubwira. Ben akimara kumva byose yahise asa nk'uwikanze ati, mani, sinzi ibyo ako gakobwa kakubwiye, ariko ntukizere. Buriya agashaka ko kagirira impuhwe ukumva ko kari inosante, ariko ntubyumve. Angelo ati, Ben, ndakuzi neza kandi nawe urabizi ko nkuzi, ndetse na Aliya ndamuzi, ariko Aliya wamubereye mubi ku buryo nanjye numva nta mbabazi ukwiriye, ariko igitangaje aracyagukunda. Mu gihe wowe ushaka kwihorera hejuru y'ubugoryi bwawe n'uburaya bwawe. Ahita amukupa abona yarakaye cyane. Ben yarongera amuhamagara, ariko undi yanga kumwitaba ahubwo ahita amukupa. Akiri muri ibyo, Aliya yahise yinjira. Akinjira abona Angelo yarakaye, maze ahita asa nk'uwikanze, maze ati, mwaramutse, munyihanganire nsanze hafunguye niyo mpamvu ntakomanze. Maze Angelo ati, nta kibazo. Aliya yacecekaho gato maze ati, Angelo, ufite ikihe kibazo? Angelo arahindukira aramureba asekamo gake asa nk'uwijijisha, maze ati, ni ibintu by'akazi biba byantesheje umutwe, kubera ntaramenyera neza ibintu bimwe na bimwe birancanga. Ubwo yahise afata ya fagitire bamuhaye, arangije ati, munyihangane nimba ari ukubavangira, ariko nashaka kubabaza ku by'iyi fagitire bampaye. Ahita ayimuhereza, maze ati, sinzi uko byagenze, nanagerageje kubabaza impamvu hariho amafaranga make ariko ntibayimbwira. Ubwo Angelo yahise arebaho, maze ati, nimba ari icyo kibazo biroroshye kugisubiza. Aha niyo umukozi wacu cyangwa umunyamuryango we wa hafi, ubwo nyine ndavuga abavandimwe be cyangwa ababyeyi be bivurije hano bishyura 20%. Ubwo niyo mpamvu baguciye aya ngaya, ahubwo yewe yabaye menshi, ubanza ari uko mama wawe yararwaye bikomeye. Ibyo byose yabivuze yari arimo kumureba byamurenze, maze ati, noneho bivuze ko akazi nakabonye mbere y'uko nanakora interview. Angelo azunguza umutwe, maze yari ahita azaramuhobera aramukomeza cyane.
Angelo nawe aramukomeza. Amasaha yakomeje kwicuma, mama Aliya baramusezerera. Ubwo hari ku mugoroba bari mu rugo bose, Aliya na Nina na Nana ndetse na mama wabo barimo kuganira. Maze Aliya ati, mama mbabarire ntuzongere gukora nk'ibyo wakoze ubushize, keretse nimba ushaka kudusiga twenyine. Undi ati, ari ntabwo nzongera, aho byari bingejeje narahabonye. Aliya ati, ese ko ari uko byahuriranye nuko nari nabonye akazi muri biriya bitaro, kuko amafaranga yo kwishyurana ari kuyakurayo. Nina ati, rero ni ugushaka uko ushimira Angelo yaje ari igisubizo ku muryango wacu. Nana nawe ati, kandi Angelo yarambwiye ngo akunda Aliya. Nina ahita amucecekesha, maze mama wabo nawe ati, uwo Angelo se we ninde ko ntamuzi? Aliya ati, mama utambwira ko utamwibuka, umuntu wakuzaniye indabo igihe wari ukangutse ukiva muri koma, ntabwo umwibuka? Undi ati, buriya sinaratekerezaga, ntabwo umwibuka, ariko uko biri kose ni umuntu mwiza. Nina ati, wowe ntabyo uzi, Nana niwe inshuti ye yamukubwira. Nana ati, ahubwo muri weekend azazana ari kunsura, barabinsezeranyije. Bakomeje kuganira, bigeze aho Nina na Nana bajya kuryama, Aliya asigarana na mama we muri salo barimo kuganira. Maze Aliya ati, mama rero wowe na Nana mugiye kujya muba hano mubana natwe. Ko atarakomeza mama ahita amuca mu ijambo ati, ari ibyo twarabiganiriye kandi twarangije kubifatira umwanzuro, ndabizi ntabwo ushaka ko mubaza kuri uwo Angelo. Aliya ati, mama ntakubeshya Angelo ntabwo muzi igihe kinini cyane, ariko bike muziho nuko ari umuntu mwiza cyane, aranyumva, aramfasha, yewe niyo ntabimusabye. Ikirenze ibindi arankunda. Ariko mama atarakomeza undi ati, ariko iki ugiye kumbwira Beni? Ari nanone ugiye kuzanamo Beni? Ari ni ukuri simbyumva. Undi ati, mama nanjye sinzi impamvu, nabuze umwanzuro nafata kuri ibi, gusa icyo nzi cyo kuri Angelo ntabwo nazicuza, ariko mfite ubwoba. Mama ati, ari urabizi ndagukunda, n'ibyo urimo gucamo byose ndabyumva, ariko Angelo nawe akeneye amahirwe yo kukwiyereka ko atandukanye na Beni, nta naho bahuriye. Wowe muha umwanya kwiyereke. Aho Angelo nawe yarari, Beni yari akiri kumuhamagara, ariko Angelo akanga kumufata. Bigezeho Angelo aramwitaba, maze Beni ati, Angelo wanyumvishije kuko ukareka kundakarira, ndabizi narakosheje kandi cyane, ariko nawe ntabwo ari uko wangenza. Angelo ati, none urumva nagukorera iki? Undi ati, basi ongera umuzi na Aliya, musabe imbabazi kuko ubu nibwo ndi kubona ububi bwanjye, mbabarira ubingiremo nk'inshuti yanjye nizeye. Angelo ati, urumva bishoboka? Undi ati, kubera iki? Kereka niba nawe usigaye umukunda bikaba wenda ariyo mpamvu. Undi ati, wapi, Aliya ni inshuti yanjye, ikindi kandi ni n'umukozi wanjye, ibyo gukundana byo nta birimo uretse iriya mikino yawe y'uburezi. Beni ati, noneho Imana ishimwe. Angelo mbabarira ubingiremo ni ukuri, ntabwo nzongera ndabigusezeranyije. Angelo amara umwanya acecetse, maze ati, nzakubwira. Undi ati, urakoze cyane mani bro. Bidatinze muri weekend byarageze, Angelo na Aliya bajya gusurana nk'uko bari barabimusezeranyije, ariko bamarayo umwanya muto bahita bajyana Aliya na Nana ahantu abana bakinira, kuko Aliya yari yabisabye Angelo. Bagezeyo Aliya na Nana bajya mu bikinisho, Aliya na Angelo bicara hirya yabo gato barimo kuganira. Aliya akazuza agatangira kuwa kabiri, nizere ko witeguye. Aliya ati, kuri iyo ngingo mpora niteguye. Maze Angelo ati, gusa kuwa mbere nifuzaga ko twaganira nimba ufite umwanya. Aliya ati, kuwa mbere nzabyuka njya gushakira ishuri Nana, nyuma yaho ndumva nta yindi gahunda mfite. Angelo ati, noneho ubwo tuzasangira ibya saa sita cyangwa ibya nijoro nibyo sawa? Undi ati, uko ubishaka. Angelo acecekaho gato, maze ati, nshobora kuzagira akazi kenshi, tuzasangira iby'ijoro, ahubwo se buriya tuzahurira he? Aliya asekamo ati, nta nubwo wahateguye? Tuzajye muri ya resitora twigeze kujyamo. Angelo ati, iriya yo ku bitaro se? Undi ati, wenda nuko ariho iherereye, ariko njye narayikunze. Angelo ati, okay, hanegereye ofisi bizanyorohera, ubwo nuhagera uzambwira. Amasaha yarageze barataha, maze Angelo abwira Beni imipangu yose ko agomba kuhagera mbere y'uko we ahagera. Bakavugana na Aliya, anamubwira ko ariyo mahirwe asigaranye agomba kuyakoresha neza. Umunsi warageze, maze mbere y'uko Aliya ava iwabo abanza kubwira mama ye ko agiye guhura na Angelo.
maze mama Ari ati Ari wibuke ibyo nakubwiye, Angelo nawe akeneye amahirwe yo kukwiyereka sibyo, kandi nawe wibuke ko utagomba kuzahora umeze gutyo. Ubwo mama we yamaze kumubwira gutyo, Ari aramuhobera maze aramusezera yerekeza kuri ya resitora yari yavuganye na Angelo. Akihagera yandikiye message ya Angelo amubwira ko yahageze, maze undi nawe ahita yandikira Ben amubwira ko Ari yahageze amuhaye iminota 15. Ubwo Ari aho yarari yicaye yagiye kubona Ben aje amusanga afite indabo mu ntoki. Ari aratangara cyane, undi nawe agomba kuza amusanga amugeze iruhande arahagarara. Ari yatangaye cyane ati Ben uje hano gukora iki? Undi ati Ari mbabarira unyumve. Ari ati nkumva iki? Nyuma ya byose uteruye indabo ngo uje gusaba imbabazi, mbabarira umvira ahangaha. Ben ati Ari ndabizi uracyankunda kandi nawe ndacyagukunda ku buryo numva ntabaho ntagufite. Ari ati ariko nta soni ugira, ngo urabizi ndacyagukunda ngo ntiwabaho utamfite. Ndagira ngo nkubwire ko ntakiri wa Ari yawe kera, wa wundi wabwiraga ngo kora iki akagikora. Ben ndagusabye umvire mu buzima, nimba wumva ko utabaho utamfite byige kuko nanjye narabyize kandi urabona ko mbayeho ntacyo mbaye. Ben ati Ari narahindutse, nanjye ntabwo nyiri wa wundi, ubu nzi icyo urukundo ari cyo ndetse nzi n'uburemere bw'ikosa nakoze kandi ndi kwicuza cyane. Ari ati rero Ben amazi yarenze inkombe kuko ubu nanjye mfite umukunzi uzi agaciro k'icyo ndicyo, ntahahuriye nawe. Ben ati urimo kumbeshya, ntabwo wanyanga. Mu gihe kirimo kuvuga gutyo Ari ahita amuca hagenda yirukanka ahobera na Angelo wari urimo kuza. Ben arahindukira babona bombi bahoberanye. Ari yahobeye Angelo cyane, Angelo nawe yibaza ibibaye, maze Ari ati Angelo nshaka kuvuga ko nanjye mukunda cyane. Angelo byaramushanze maze yibura umutwe ahuza amaso na Ben wari urimo kubitegereza cyane.